utibona mwambaro equipe nationale utibona muri equipe nationale kuri inshuro wagarutse urimva gute so ni byishimo kandi wese kubagarira igihugu cyiwe n'agaciro so ni byishimo muri rusange ugarutse n'ubundi murimo mushaka itike CHAN navuga ko ni naryo rushanwa ngira ngo rya CHAN 2016 wagiremo ibihe byiza kuri inshuro intego ni izihe of course intego ni d'abord turi gushaka qualification intego ni ukwikarifya so dufite match ebyiri nizo zizaduha qualification intego ni ukwikarifya match ya mbere twara ko twajya muri resultat nziza no mu rugo cyambere ni qualification ni iki gishya wabonye nyuma y'igihe utagaragara muri camp ya national team ni iki gishya wasanze muri camp nta kintu gishya wenda igishya na abakinnyi wenda bashyashya bitewe wenda na generation zo zari ziri imbere wenda yuko iyi generation nshyashya ariko ibindi byose ni ibisanzwe nta kindi kintu gishyashya kirimo wenda n'amasura mashya. Emery hari abakinnyi basohotse muri equipe nationale batarakora imyitozo inshuro ebyiri hari n'abinjiyemo imyitozo yaratangiye cyo kimwe no kugurana abatoza ni izihe ngaruka utekereza zishobora kuba nka challenge kubera ibyo byabaye so ntago ninjira cyane muri technical staff cyane kuko ni ibintu bakoze babitekereje ni ibintu baplaninze ariko quand même umukinnyi mukuru so of course no mpamvu mvuga ko hari ibyo technical staff niko kazi kabo ngendo umukozi ikindanye inshingano ikindi nuko ngomba gukora cyane nuko ngomba gutanga 100% even n'abakinnyi nabo nta mwana urimo hano bazi icyabazanye bazi intego bafite ushobora kugenda ndakaza ntibivuze ko nimba ngiye unduje biri buhungabanye abandi basigaye ahubwo wowe usigaye menya ko ari wowe bagiriye icyizere then utanga 100% kugira ngo intego zibe zimwe. Hanyuma Emery muri 2016 wari umwe mu nkingi za mwambazi y'ikipe y'igihugu muri CHAN kuri iyi nshuro birashoboka ko twahabwa ayo mahirwe nanone n'ubundi iyi CHAN tukaba twayakira dufatanyije n'ibindi bihugu tubwire imba mutima z'abakinnyi yo mukinira imbere y'abafana banyu bangana nka kuri 2016 ubu noneho stade nini 45,000 biba bivuze iki kuri mwebwe? D'abord ntabwo mperuka ya 2016 ni muri Canada ndavuga iyo ya hano mu rugo iyo mu rugo of course mu rugo bari mu rugo ufite motivation y'abafana ufite motivation y'ukuri mu rugo so gukinira mu rugo iteka bari iby'agaciro kuko ufite motivation umeze kimwe n'uri hanze so ni iby'agaciro rero kuba uri gukina imbere y'abanyarwanda imbere y'abenegihugu imbere y'igihugu cyawe kame motivation ibitandukanye ntabwo umeze nk'uri gukinira hanze nk'umukinnyi umaze imyaka myinshi mu kipe y'igihugu Amavubi wakinye utozwa n'abatoza b'abanyamahanga n'abanyarwanda unijwe muri isa umunyarwanda hari itandukaniro ririmo ese byaba byiza ikipe y'igihugu yobe n'umutoza w'umunyarwanda kurushaho ibitekerezo byawe hari ubushobozi bamubonamo ntabwo bamuhisemo nta bushobozi bamubonamo even nawe arabufite so nge nkuko nabikubwiye nge ntago nkubwira ngo nahitamo uyu nguyu ngo sinahitamo uyu nguyu d'abord akazi kanjye ni mu kibuga nuko uwo bamaye wese icyo ngomba gukora nuko ngomba kwapurika ibyo anyifuzaho ariko byose biganisha ku musaruro kuko kameme nawe ntago ari hano kugira ngo ntabone umusaruro mwiza ari hano kugira ngo abone umusaruro mwiza so nanjye rero icyo ngomba kumufasha nk'umukinnyi kuko nanjye niyo uri kwikorera ku giti cyanjye ntago mba ndi kureba umutoza nanjye performance yanjye nziza resultat nziza ku gihugu so ni indi valeur bimpereza so rero ibyo bindi byo kubande ngo se wahitamo uyu ngo wahitamo uyu mwaje mwafu icyangombwa nuko njye ntanga imbaraga zanjye kuwo ari we wese uhari ngo dukorane. Urakoze cyane.